Maniraguha Samuel, nsengera muri ADPR, ndi umugabo. Ndashimira Imana abantu myo mu ijambo ryayo. Reka dusenge, nitumara gusenga hanyuma tubagezeho ikimana iduhaye kugira ngo tuganire. Mana, mu izina rya Yesu turagushimiye cyane kuri mwiza. Dushimiye ko uri Imana ishoboye byose. Dusengeye umuntu wese ugiye kumva ijambo ryawe, ari abakangutse cyangwa ari abagiye kuryama n'abarimo bataha mu buryo butaha, bose turabasengeye kugira ngo imbaraga z'Imana zaboneke. Ijambo ryawe rigire ubutware ndetse n'ubushobozi, kandi imbaraga z'Imana zikomeye zigaragare kubera bose. Urakoze, kugize neza, mu izina rya Yesu, amen. Kadusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya mbere cya Mose cyitwa Tangiriro. Twasoma igice cya 22, twasoma umurongo w'9. Aravuze ngo bagera ahantu Imana yamubwiye. Aburahamu yubakayo igicaniro, yararikaho za nkwi, aboha Isaka umuhungu we, amurambika kuri icyo gicaniro hejuru y'inkwi. Aburahamu arambura ukuboko yenda wa mushyo ngo asogote umuhungu we. Marayika w'Uwiteka amuhamagara ari mu ijuru, avuga ati, Aburahamu, Aburahamu. Aritaba ati, karame. Avuga ati, ntukoze ukuboko kuri uwo muhungu, ntugire icyo umutwara, kuko menye yuko wubaha Imana, kuko utanyimye umwana wawe w'ikinege. Kadusome urwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Abakorino. Twasoma igice cya mbere umurongo w'10. Igice cya mbere umurongo w'10. Igice cya mbere umurongo w'10, Abakorino ba kabiri, cyangwa urwandiko rwa kabiri rw'Abakorino, igice cya mbere umurongo w'10. Aravuze ngo yaturokoye urupfu rukomeye rungana rutyo, none iracyakomeje kuturokora, kandi twiringiye yuko izakomeza kuturokora. Imana y'amahoro ishimwe. Imana yabantumyeho mu ijambo ryayo, rivuga ngo wikigirira nabi, kuko Imana ifite ubundi buryo, kandi Imana ifite gahunda yo kwishakira ikindi gitambo. Birashoboka ko umaze igihe kirekire ubona nta nzira, umaze igihe kirekire ureba hirya no hino ukabona nta nzira zihari, ariko reka nkubwire iri jambo rivuga yuko Imana ifite gahunda ikomeye cyane yo kwishakira igitambo ku buzima bwawe, ikongera ikakugarukaho mu bundi buryo bugize ute budasanzwe. Hari igihe umuntu yishakishiriza mu nzira zitandukanye, agashakisha mu buzima bwe, agashakisha hirya no hino, akanapfundikanya, ariko ibintu ntibishoboke, ntibikunde. Ariko turashimira Imana ishoboye byose, ko ari Imana igishobora ibyo abantu bagize ute badashoboye. Wowe udukurikiye aho waba uri hose, ijambo rivuga ngo wikigirira nabi, kuko Imana ije kwishakira igitambo. Cyaba ari igitambo ku buzima bwawe. Hari ibyo wabonaga Satani yatwaye, birashoboka. Ibyo Satani yakunyaze, birashoboka. Ariko kandi ihanganira aho ngaho, aho wari ubabariye, aho ngo wari ufitiye ikibazo, niho Imana ije kwigaragariza, hanyuma kandi ikishakira igitambo. Iri jambo dusomye rigaruka kuri Aburahamu. Aburahamu niwe Imana yahamagaye mukuye muri uriya Bakaludaye, ntari buze kugarukaho cyane. Hanyuma yumvira ijwi ry'Imana. Amaze kumvira ijwi ry'Imana, ariko ngo hava hari ibintu Imana imubwiye ngo va muri icyo gihugu ujye mu gihugu nzakwereka. Ubundi hari ahantu utabonera umugisha, hari ahantu utabonera amaboko y'Imana, hari ahantu utabonera ubutabazi bw'Imana. Bisaba kugira ubuzima uvamo, ukimuka ukajya aho Imana yemeye kugira ute ugera. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Bibiliya iravuga ngo Aburahamu icyambere yumvira Imana. Nimba hari ikintu gikomeye kibaho, ni ijambo ryitwa kumvira Imana. Iyo umuntu yumvira Imana, aba ameze nk'ufite ubuzima bwose, bwaba ubuzima bw'umwuka cyangwa ubuzima bw'umubiri. Imana Yesu ashimwe cyane, Yesu ahabwe icyubahiro. Bibiliya iravuga ngo Aburahamu, Imana iramubwira ati, va ugende ujye mu gihugu nzakwereka. Imubwira ibintu bikomeye
mwitangirira igice cya 12 ravuga ngo nzaguha umugisha, icya kabiri nzogeza izina ryawe, icya gatatu uzaba umugisha, icya kane ravuga ngo uzakuvuma ntuzamuvume, ngewe Uwiteka nzamwivumira. Imana ishimwe. Hari abantu bajya bavumana cyangwa bagasenga nabi, ariko mu gihe uri mu mugambi w'Imana wumviye icyo Imana ikubwiye, nta mivumo n'imwe yakufata, kuko nabo bakoresha ibyo bakoresha byose bagahena bagahenura icyo Imana yavuganye nawe. Mu gihe wumviye Imana, ntago Satani yakora icyo Imana yagize ute yavuganye nawe. Mbibutse yuko nta kintu na kimwe kibaho, nta kintu na kimwe kibaho gikuraho umugambi w'Imana. Nta mbunda irasa umugambi w'Imana, nta murozi urasa umugambi w'Imana. Abantu umugisha wawe cyangwa baguteranya n'abandi, ariko umugambi w'Imana kuri wowe ntago uzayo. Birashoboka ko ubabaye, ariko icyo Imana yavuganye nawe bingana n'Imana. Icyo Imana ivuze kingana n'icyo Imana ikoze. Iyo Imana ikubwiye kubaho bingana no kubaho. Iyo Imana ikubwiye gukomera, haleluya, iyo Imana ikubwiye gukomera bingana no gukomera. Iyo Imana ikubwiye kuzagera kure bingana no kuzagera kure. Ibyo Imana yavuganye nawe, niba Imana yaravuganye nawe, ujye ugenda urambye usenge, ube mu mugambi w'Imana neza. Ntabwo ibi byose bijya bikuraho icyo Imana yagize ute yavuze. Bibiliya ivuze iki? Avuga ngo Aburahamu Imana imusoreza isezerano maze imyaka 100 ategereje isezerano ry'Imana. Mvugana n'abantu badukurikira, Imana ivugana nawe ukagira ngo biraza mu gitondo. Hejye umuhanuzi ahanura akajya mu mwuka mwinshi cyane, kabati ibintu avuze birahita bibaho. Ariko kandi reka nkubwire, byatinda byatebuka, ikihayiga uwizera ko ibyo yavuganye n'Umwami Imana ko bizagira ute bizasohora. Amagambo abantu bavuga ashobora guhera, ibyo abantu bagusezanya bijya birangira, ariko icyo Imana yavuganye nawe, Imana ikuriyatana ijambo ryayo ibihe ibihumbi kugira ngo igire ute irisohoze. Bakizera izina rye. Yawe ubushobozi bwo kuba abana b'iki b'Imana. Aburahamu Imana yabwira ngo wikigirira nabi, ngo Aburahamu abona intama ifashwe mu biti, waragenda arayifata. Kandi ugereranyije Aburahamu ajya guhaguruka, ntago harazi uko iyo ntama ihari. Bivuge ngo hari abantu bari babonaga bagiye gukorwa n'isoni, ariko Imana irabyanze. Imana yanze ko wakogwa n'iki n'isoni. Ngo Aburahamu arangije ngo abona iyo ntama, ngo ayitambaho igitambo mu cyimbo cy'iki cy'umuhungu wiwe, ngo Imana yishakira iki igitambo. Natekereje iri jambo rikomeye rivuga ngo hari umurongo wabonaga ugiye guseberaho, ariko Imana yanze kusebera aho hantu. Satani yamaze guca umurongo wanditseho guseba, ariko Imana igize ute irabyanze. Imana yishakira igitambo, kandi iriya ntama ishushanya yuko byashushanya ka Kristo uzagira ute uzabambwa, uzamanikwa ku giti kugira ngo natwe tugire ute tubone ubugingo. Twashimira Yesu ko yagize ute yaje. Twe dusomye ijambo mu Bakorino ba kabiri igice cya mbere 10, ni Paul wandikiye itorero ry'i Korinto. Ntago ndibuze gusobanura byinshi kuri iryo torero, ariko kandi Imana ivuganye n'abanyetorero bo muri iki gihe, ivuganye n'Abanyarwanda, ivuganye n'Abanyamerika, ivuganye n'umuntu wese ubasha kumva ururimi rw'Ikinyarwanda. Bari mu gihe kibi gikomeye cyane, ariko Paulo abaganiriza byinshi bitandukanye, ababwira aho yabakuye, ko yabakuye mu rupfu akabashyira mu bugingo buhoraho, ko yabakuye mu kurimbuka akabazana mu buzima, ko yabakuye mu kuba mu ndaro na za karande akabazana mu buzima. Arabwira ati yakoze biriya byose, arabwira ngo yaturokora urupfu rukomeye rungana kuriya, na n'uyu munsi wa none iracyaturokora, kandi twiringiye ko izakomeza kuturokora. Twashimira Imana ko hari ukurokoka kw'abantu, hari ukurokoka urupfu rw'iteka, hari no kurokoka mu buryo bw'ubuzima busanzwe, ukarokoka impanuka, ukarokoka karande, ukarokoka imbaraga zawe ziguhagurukiye, ukarokoka akagambane, ukarokoka ishyari ry'abademoni, ukarokoka Satani wakugwanyaga. Imana ivuganye n'iri jambo rivuga ngo iyakurokora urupfu rukomeye rungana kuriya.
n'uwo munsi iracyageze ute, iracyakurokora, kandi twiringiye ko izakomeza kugira ute, kuturokora. Imana ibaha umugisha, Imana ikugire neza, ikurebe neza. Wumva ko wari ufite ubwoba, wumva ko wari wiganyiriye, ariko akira kurokokwa n'Imana, akira imbaraga z'Imana, akira ubuzima Imana ikuremeye. Satani yumvaga yuko agiye kwangiriza seve yawe, ariko Imana irabyanze, irabihakanye. Muri uku kurokogwa n'Imana, Imana imbwiye ko igize ute, ibyanze. Wikigirira nabi, Imana ije kwishakira iki, igitambo. Imana ibaha umugisha. Kadusenge Imana, tubasengera nakagaruka, kandi Imana ibaha umugisha pe. Numvisha Imana ikoze ibintu bikomeye mw'ino jambo ryayo. Mbonye itabaramwe abantu, mbonye irindamwe abantu, nta ndimi nyinshi mvuze, ariko mbonye marayika w'Imana afata ukuboko abantu. Haleluya! Avuga ijambo rikomeye, arambwira ngo amaboko y'abantu yarakurekuye, ariko amaboko y'Imana agiye kugira ute, kugufata. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Mana tubagushimiye cyane kuri mwiza, dushimiye ko uri Imana ishoboye byose, dushimiye ko uri Imana ivuga bikaba. Tubagushimiye kubwira ijambo ryawe. Wishakiye igitambo ku bagabo, wishakiye igitambo ku basore, wishakiye igitambo ku bakobwa, wishakiye igitambo ku gihugu cyacu, wishakiye igitambo ku bantu bari bagwaye, bari muri shashika, bona bari ku murongo wo gupfa, ariko ne prado tashandore kidebayi enesifore gwaya shandura bone. Twagushimiye ko wishakiye igitambo, kandi ko umanuye amabendera yo guseba, ukaba uzamuye ibendera ry'ubutsinzi ku bantu. Urakoze kugize neza kuri mwiza, mu izina rya Yesu, amen. Imana ibaha umugisha, Imana ibagirire neza.